Aya bajyana iri ahantu nyine shimye ndayitega ndi gusaka iryo bote ryawe n'imyenda y'iryo ni uko nta wanjye urimo ariko nawe nta wabasa nta mafaranga arimo yawe bangaburira saa sita ariko nta nabasa ese naguze icyumba cyawe umwijima ubaho ko ryiratangira ryawe ntabwo ngiye uyu munsi nagiye guhera uyu munsi n'ikindi gihe sinshaka kuzongera kujya mfurira kuri seri yego rwose imyenda ni iyanjye nzayifurira niba bidafuza nzayamyambarwa. Muri uko kwirukanka Kiramani yabuze icyo akora abura n'icyo arenzaho ndetse amukurikiye aramubura. Bigaragara ko Nyambo yari yirukanse kubera yarabonye Yannick afite umwana ndetse Kiramani agenda amukurikiye ariko bibi by'ubusa ntiyamufata, undi ahita yurira imodoka arigendera. Reka dukomereze ku gice cya 4 nkomeza gushimira buri umwe wese ukomeza kudufasha buri munsi ndetse agakora subscribe agakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijye bikomeza kumugeraho, ndetse nk'inkuru nk'izi ngizi z'urukundo ajye zibonera ku gihe, ndetse mu bantu zishimisha cyane cyangwa se ku bindi bitekerezo mwaba mugiye kuduha wenda nk'indi nkuru runaka twabakoreraho, mujye mubishyira muri komenti nzajya ndabibona. Reka dukomeze inkuru yacu. Ubwo Kiramani yabuze icyo akora arangije agaruka mu rusengero afata wa mwana barongera barataha, gusa yatashye ababaye kubona Nyambo ari kumufata ukundi kuntu, ari kumufata uko atari, ndetse ari kumufata nk'aho ari umugabo ufite urugo kubera afite uwo mwana. Gusa Kiramani ntabwo yabitinzeho cyane kuko yabonaga nakomeza kugenda kuri Nyambo inshingano yihaye zo kurera uwo mwana akamukuza akaba ari nk'inyishyu y'ibyaha yari yarakoze cyangwa se ibyaha yakoraga, akabona atazabigeraho afunga umutwe, ibya Nyambo arabyihorera. Ku rundi ruhande Nyambo nawe yari yabuze uko yabigenza, byamunaniye kubyakira ndetse ubona ko ni ibintu bigoranye cyane. Nyambo yaragiye ajya kureba inshuti ye, inshuti bitaga Mwiza, arayibwira ati rwose hari akantu ashaka kugishamo inama. Amutekerereza uko byagenze, amubwira buri kimwe cyose uko mu ishyamba ahura na Kiramani, amubwira ibyo yamubwiye byose ngo batahane, amubwira ibyo yamukoreye, bageze no mu rugo byose arayimubwira. Umukobwa aratungurwa, gusa yumva ni umuhungu ufite umutima ukomeye, ahubwo amugira inama yo kumubwira ngo uwo muhungu wamureka kuko umuntu washatse kukugirira nabi ngo agufate ku ngufu nubwo atabikoze atariyo papa se yari afite, uwo muntu ugomba kumureka nta keza kiwe. Gusa ibyo bintu kubibwira Nyambo yari yaranje no gukunda Yannick biragoye cyane, ntabwo yari gupfa kubyumva. Gusa nanone ku rundi ruhande akagaruka akibaza ngo umuntu wari ugiye kunkorera biriya bintu nakizezwa n'iki yuko atakongera agakora ibindi nkabyo, dore ko yari n'umugizi wa nabi kuva na mbere hose. Gusa nyine umutima w'urukundo ukamuganza, ugahora umuhatiriza kugira ngo asubire cyangwa se kugira ngo amubabarire, ahubwo akaba yakira Kiramani akamwakirana n'umwana we bagakundana kubera yaba amuzi neza. Byarangiye Nyambo atashye nta kintu agezeho, n'inama bamugiriye atari kuzumva. Gusa impamvu Mwiza yamugiraga iyo nama yo kureka Kiramani
ni uko yashakaga kugira ngo nawe amanze yamenye uwo muntu kuko yumvaga ari mwiza cyane, yumva ari umusore mwiza. Arangije ahita asaba Nyambo nimero za Kiramani, avuga ati mpa nimero ze, uwo muntu nzamwiyama mutuke mubwire ngo uyu mukobwa ntago mugenewe, ndetse umuntu w'umugabo ntago agomba kujya gutesha umutwe abakobwa. Nyambo ntiyazuyaje, yagize ngo ubwo ni inshuti iri kubimusaba. Arangije amuhereza nimero. Mwiza arangije arataha na Nyambo arataha. Gusa buri umwe ku giti cye yagiye yitekerezaho. Nyambo yagiye yibaza ukuntu arabigenza yabuze icyo yakora, ndetse na Mwiza ari kwibaza ukuntu agiye gutereta Kiramani bakikundanira. Ahubwo mu mutwe we nicyo gitekerezo yari afite, nta kindi kintu yari ari gutekereza. Akigera mu rugo yahise ahamagara Kiramani baraganira, amubwira ko yitwa Mwiza, n'undi amubwira ko ari Kiramani, amubwira ko yari amuzi. Bidatinze baje kumenyana, bapanga no guhura, ndetse baramenyana birambuye, ariko Nyambo atabizi. Nyambo akazajya ajya gutera akajisho kuri Kiramani, akazajya ahora ajya kuri rwa rusengero akamusangayo, Kiramani gusa we atabizi. Umunsi ukurikiye agasubirayo, n'umunsi ukurikiye agasubirayo, mbese ubona ko ntago ashaka kumujya kure kuko yari yaramukunze koko. Gusa Kiramani ibyo bintu ntabwo yabyiyumvagamo, ahubwo icyo yari ashaka ni ukugira ngo asoze umuhigo yahiguye, yashakaga guhigura, ndetse n'intego yihaye. Yarabigerageje. Rimwe ari gusohoka mu rusengero aza kubona Nyambo yari ahagaze mu muryango ari kubarunguruka. Kiramani aza kumenya ko buri munsi baba bamukurikiranye, baba bari gucunga ibyo arimo. Ntibyongeye kumugora kugira ngo yongere kwirirwa atekereza kuri Nyambo, kuko yabonaga ko ahantu Kiramani ari hose, yabonaga ko Nyambo amukurikirana, nawe akiraza i Nyanza akamwereka ko atanamubonye. Gusa ibyo Nyambo byaramubabazaga kuko yabaga ashaka kumwereka ngo amwereke ko yamukurikiye cyangwa se yamubonye, ariko Kiramani we akamwereka ko atanamubonye. Ibyo bikamubabaza cyane. Ubwo Mwiza nawe yakomeje gutereta Kiramani, ndetse iminsi iri no kwicumacuma, haza gucaho nk'amezi nk'abiri n'ubundi bikimeze gutyo. Mwiza yaje guterwa indobo na Kiramani, aramubwira ngo afite undi muntu akunda, amubwira ko mbese akunda Nyambo, ariko nyine aba adashaka kubishyira ku mugaragaro cyane. Mwiza yanze kujya gutanga ayo makuru, ahubwo ashaka kwikubira Kiramani. Yabuze uko abigenza, Kiramani yari yamwanze, noneho aza guhimba ikinyoma cyo kuvuga ngo Kiramani yamuteye inda, ndetse uriya mwana Kiramani aba afite ni uwe. Iyo nkuru Nyambo yaje kuyimenya, biramubabaza cyane kubona inshuti ye magara yizeraga, yabwiraga buri kimwe ari iri kumukorera ibyo bintu byose. Byaramucanza buri icyo akora, ndetse agahinda karamwegura. Yatekereza ibyamubayeho, ibyo yari agiye kumukorera, n'ukuntu yamusanganye n'umwana yari azi ngo ni umusore, none akaba yumvishe ngo uwo mwana ni n'uwa Mwiza, mushuti wa Nyambo. Byaramurenze abura icyo akora. Kiramani nawe ku rundi ruhande abura nawe icyo akora, ahita afata wa mwana amusubiza aho yamwadobose, kugira ngo atazamuteza ibindi byago. Arangije yihakana Mwiza, aramubwira ngo ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byo pe, uyu mwana aho namukuye ndahazi, kuri kuvuga ngo ni uwawe ntabwo byashoboka. Ubwo yamusubije kugira ngo agabanye amatiku yari ari hagati ye na Nyambo,
ariko n'ubundi bibi by'ubusa kuko Mwiza yakomeje guhimba indi mitwe. Icyo gihe yaje guhimba ko Kiramani arwaye sida kugira ngo Nyambo amwange, mbese yakoze ibishoboka byose kugira ngo amwumvishe neza ko Kiramani arwaye sida. Reka mbashimire mwe mwakomeje kubana nanjye muri